uyu munsi turizihiza kandi turasabira abacu bose bitavye Imana. Ubusanzwe biba ku itariki ya 2 Ugushyingo, ndetse ukwezi kose k'Ugushyingo kukaba ukwezi ko kuzirikana abacu bose bitavye Imana. Kiliziya itwigisha ko amasengesho tuvuga dusabira abacu bitavye Imana muri uku kwezi, ibikorwa by'urukundo dukora, ibikorwa byo gusura amarimbi no gusura abari mu kaga, cyane cyane muri iki gihe bituronkera indulgensiya zishyitse, bikadufasha kurushaho kwiyunga n'Imana n'abavandimwe bacu bose batubanjirije. Ku itariki ya 2 z'ukwezi k'Ugushyingo tubanza kwizihiza umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Tuzirikana ya mbaga y'Imana, abo tuzi n'abo tutazi, bagururiwe gutura iruhande rw'Imana mu ngoma y'ijuru, bashimirwa ibyiza byose bakoze bakiri hano ku isi. Uyu munsi mukuru w'abatagatifu bose utwibutsa ko natwe umuhamagaro wacu wa mbere ari ukuba abatagatifu, kandi ko twaremewe kuzajya mu ijuru, ko ariho twese tuzatura. Ni umunsi ushaka kutwibutsa ko hano ku isi turi mu rugendo, iwacu h'ukuri ni mu ijuru, aho tuzabana n'Imana imbonankubone, twishima n'abamarayika n'abatagatifu bose. Niyo mpamvu iyo dusabira abacu bapfuye tubasabirana amizero, twizera ko Imana Nyagasani mu rukundo n'impuhwe byayo yabakiriye ikabatuza heza, ko ndetse yewe n'abandi bataragira muri ubwo bwami bw'ijuru, kuko yenda banyuze mu isukuriro, nabo amasengesho tuvuga tubasabira abagirira akamaro, kandi natwe akatugirira akamaro. Iyi minsi turi kwizihiza, yaba umunsi mukuru w'abatagatifu bose, yaba uyu munsi wo gusabira abacu bapfuye, bikomeza kutwibutsa za kiliziya eshatu: kiliziya y'abakiri mu rugendo hano ku isi aribo batwebwe, kiliziya y'abakiri mu isukuriro, ndetse na kiliziya y'abatsinze bicaye mu bwami bw'ijuru. Uyu munsi tuzirikana abacu bitavye Imana, ni umunsi wo kurushaho gusaba Imana ngo itwongere ukwemera, ko rya jambo Yezu Kristo yatubwiye ari ijambo rikomeye, ati ndababwiza ukuri, unyemera wese kabone naho yaba yarapfuye azabaho. Mu bintu bibabaza umuntu kuri iyi si, ngira ngo ikintu gikomeye ni ugupfusha uwawe wakundaga, uwawe mwabanaga, uwawe wasuraga, uwawe wagishaga inama, uwawe wari inshuti yawe, cyangwa se uwawe wari ugufitiye akamaro. Mu bintu bibabaza umuntu kuri iyi si ni ibyo by'urupfu, kuko ruza ruje kudushengura, ruza ruje kuduca mu icyuho, rugatwara uwacu twakundaga, twabonaga, ntitwongeye kumubonesha amaso yacu. Ariko nyamara iri sengesho ry'uyu munsi ni isengesho ryo kudukomeza, ni isengesho ryo kutwumvisha ko abacu bapfuye batagushije ishyano. Ibyo twumvise mu isomo rya mbere mu gitabo cy'ubuhanga, ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, nta kibabarisho na kimwe kizazishyikira. Uyu munsi nawe ubabajwe cyangwa se ushenguwe n'urupfu rw'uwawe, iri jambo ry'Imana rize kongera kukumurikira, rize kongera kukubera akabando, rize kongera kukongera imbaraga. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana.
yewe rimwe na rimwe hari igihe dukeka ko abagiye bagushije ishyano bagize ibyago, ariko nyamara ntabwo ariko bimeze. Ndetse n'umwanditsi w'igitabo cy'ubuhanga yatubwiye ati mu maso y'uburabwenge bameze nk'abagushije ishyano, bameze nk'abapfuye, nyamara bo bibereye mu mahoro. Iri jambo kuryumva no kuryakira birakomeye, cyane cyane iyo ugifite agahinda k'uwawe wagiye, cyane cyane iyo ugishenguwe no kubura uwo wakundaga cyangwa umubyeyi n'abandi. Ariko n'iki isengesho ryacu ryo kuri uyu munsi rimaze, ni ukugira ngo twumve ko abacu bagiye ntabwo bagushije ishyano, abacu bagiye ntabwo ari ibyago bidasanzwe bahuye nabyo, abacu bagiye bibereye mu mahoro. Kuva Yezu Kristo yapfa akazuka, urupfu nta jambo ritudufiteho. Urupfu rwahindutse umuryango utujyana mu bundi buzima tutabonesha amaso yacu kuri ubu ngubu, tuzabona igihe nikigera. Urupfu we nta bubasha tudufiteho. Yenda bamwe baravuga ngo ibyo kubivugisha umunwa biroroshye, ariko iyo byakugezeho nibwo ubasha kubyumva. Niyo mpamvu kuri uyu munsi dusaba Imana ngo Nyagasani twongere ukwemera, Nyagasani twongere imbaraga n'ukwemera, bitwumvishe ko utaturemeye kuturimbura, ahubwo waturemeye kubana nawe, kandi ko mu rukundo n'impuhwe byawe utazigera duterana, ahubwo uzadutuza aheza mu ijuru, tukazishimana n'abacu n'abamarayika n'abatagatifu bose. Uyu munsi dusabira abacu bagiye ni umunsi wo gusaba ukwemera. Nyagasani uduhe ukwemera, tubeho tudatinya urupfu, tubeho tudahangayikishijwe no kumva ko tuzarimbuka, tubeho twumva ko abacu bagiye bagushije ishyano, ahubwo twumve ko urupfu ari inzira, ari umuryango utujyana muri ubwo bugingo, bundi bugingo buhoraho, tuzabana n'Imana ubuziraherezo. Ariko kandi nk'uko tubyumvise mu isomo ry'ivanjiri, Yezu Kristo ahamagara bamwe, cyangwa se Imana ihamagara bamwe ikabahembera ibyiza bakoze. Twumvise ko urufunguzo ruzatujyana mu bwami bw'ijuru ni rwa rufunguzo rw'urukundo. Ati nari nshonje uramfungurira, nari mfite inyota umpa icyo kunywa, nari nambaye ubusa uranyambika, nari ndwaye uza kunsura, nari mu nzu y'imbohe uza kundeba. Ibyo bikorwa byose by'urukundo nibyo bizatubera urufunguzo ruzatugeza mu bwami bw'ijuru. Uyu munsi dusabira abacu bapfuye, niyo mpamvu dusaba Imana Nyagasani kugira ngo itwongere imbaraga zayo, itwongere urumuri rwayo. Ubu buzima turimo tube mu gitwari, turangwa n'urukundo, turangwa n'ukwemera n'ukwizera, turangwa n'ubumuntu, tuzirikana ko ibyo bikorwa byose by'urukundo, iby'ukwemera n'ukwizera ari byo bizatubera urufunguzo ruzatugeza mu ihirwe ry'ijuru. Niyo mpamvu dukomeza no gutakambira dusabira abo bose bacu bagiye, yenda bagiye bafite ako badatunganyije, bafite se umwenda w'urukundo, bafite se akandi katumye baca mu isukuriro, kugira ngo Imana Nyagasani mu rukundo n'impuhwe byayo yongere ibagirire impuhwe, ibakire, ibatuza heza mu ijuru, ibababarire, ibigiriye amasengesho tubavugira ndetse n'ibikorwa bitagatifu tubakorera muri iki gihe. Uyu munsi rero ndetse no muri uku kwezi kose, buri wese azakora uko ashoboye, arangwe n'ibyo bikorwa by'urukundo bizatubera impongano y'ibyaha byacu ndetse n'iby'abandi bagiye. Tuzakora ibyo bikorwa bitagatifu byo gusura amarimbi, byo kuzirikana ku bacu bitabye Imana, tubasabira misa cyangwa tubavugira isengesho, kugira ngo n'abakiri mu isukuriro Imana ibakire, ibatuza heza. Kandi igikorwa cyose tuzakora kituvuye ku mutima,
kizaturonkera indubyensi yazishyitse, kizaturonkera inema n'imigisha bituruka ku ijuru. Dusabire rero kugira ngo Imana itwongere ukwemera, tuzirikane ko muri Yezu Kristo wapfuye kandi akazuka, urupfu nta jambo rikidufiteho, ko abapfuye bacu batagushije ishyano, ko abapfuye bacu batagiye habi, ahubwo ko roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, kandi ko nta kibabarisho na kimwe kizazishyikira, ahubwo ko abo bose babaye bagororewe Imana mu buzima bwabo bazatura heza mu ijuru, aho natwe tuzabasanga isaha yacu nigera. Dukomeze kubasaba twisabira, dusabira abo bose bagiye, dusabire imiryango myinshi ihangayitse, abantu benshi bahangayitse kubera kubura ababo, abashinguwe n'urupfu rw'ababo n'abo bakundaga, kugira ngo amasengesho tuza kuvuga kuri uyu munsi aronkere ubuzima bw'iteka abo bavandimwe babo, ariko natwe tukiriho aturonkere imbaraga zo kurushaho gukomera, kurushaho kugira ukwizera n'urukundo, tuzirikana ko Imana itaturemeye kuturimbura, ahubwo yaturemeye kugira ngo tubeho, tuzabane nayo mu bwami bw'ijuru. Dukomeze kubisaba twisabira, dusabira n'abakristo bose. Nyagasani Yezu nabane namwe.